Namakuru y'incamugongo namakuru akomeje kugenda ashengura imitima y'abatari bake. Abantu benshi cyane barakomeza kugenda batanga ibitekerezo ku rupfu rw'uyu musaza Bibarwa. Ndagira ngo uyu musaza yapfuye mu ijoro ryakeye ariko apfa azize uburwayi. Ndagira ngo yarafite indwara nyinshi cyane mu mubiri we. Ubwo mu by'ukuri impyiko zaragiye ziramurya ngo ariko aza kujya mu bitaro kujya kwivuza indi ndwara yararwaye biza kurangira apfuye. Ariko ngo uwitwa Gitoko aragererewe arakomeza kugenda agaragaza agahinda karenda kumumena umutima. Ndagira ngo benshi murabizi kubura umubyeyi uko bigenda, ushobora mu by'ukuri kubura ibindi bintu ukaba mu by'ukuri warira bikarangira, ariko kubura umubyeyi baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu cyangwa se n'umubyeyi w'umuntu. Ndagira ngo kugeza kuri aka kanya uwitwa Gitoko Bibarwa arakomeza kugenda agerererwa, arakomeza kugenda asaba ubufasha. Ubwo benshi mu by'ukuri Gitoko arakomeza kugenda avuga uti nimumfate mu mugongo ndumva nenda kwiruka. Nyine ndagira ngo murabyumva kubura umubyeyi wawe uko bigenda. Uyu musaza yari umukristo cyane, ni umusaza mu by'ukuri waruzwi cyane mu bijyanye no gusenga, ariko urupfu ntabwo rutoranya, ntabwo mu by'ukuri urupfu rureba ngo urasenga cyangwa ngo uri umupagani. Ubwo uyu musaza yapfuye mu ijoro ryakeye ariko apfa nabi cyane, ndakubwira ngo mu by'ukuri yapfuye aribwa. Ubuzima bwa musyaga nyine ubona ko urupfu rwa Bibarwa rwakomeje kugenda rubabaza abantu benshi cyane. Benshi barakomeza kugenda bavuga uti Imana yanjye urupfu ni ikintu kibi cyane. Ubwo niba kubwira ngo urupfu ni ikintu kibi uzabyumve, kuko urupfu rucunga hahandi uba wishimye akaba ariho rukujyana, hahandi ubabaye urupfu nyine ntabwo rurebera ngo mu by'ukuri rishimye cyangwa urababaye. Ubwo Gitoko arakomeza kugenda agaragaza atera benshi agahinda avuga uti papa wanjye apfuye ntamweretse umwuzukuru. Koko natinze gushaka kubera iki? Nyine ukabona mu by'ukuri Gitoko afite agahinda aragererewe. Gitoko numureba mu maso nubwo wenda akomeza kugenda yikomeza nk'umuntu w'umugabo, ariko numureba ubwawe urabona ko nawe afite agahinda kenda kumuturitsa umutima. Ubwo Gitoko benshi bakavuga uti afite agahinda, anibaza uti papa wanjye agiye naringiye gushaka, papa wanjye agiye naringiye kurongora. Ukabona nyine mu by'ukuri Gitoko aricuza impamvu yatinze kurongora cyangwa se kwerekana umukazana mu rugo. Ubwo se Bibarwa yitabye Imana. Ubwo kuri aka kanya benshi barakomeza kugira mu by'ukuri bihanganisha umusaza Gitoko. Gitoko n'umwe mu bantu bakomeje kugira mu by'ukuri bakora imiziki, n'umwe mu bantu bakomeje kugenda baririmba indirimbo nziza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuba yaririmbye indirimbo nziza ntabwo bikwiye ko papa we yamaze kuba yitaba Imana. Ariko Gitoko nawe yakomeje kugenda ashengura imitima y'abatari bake bitewe n'uko nyine babonye amagambo yatangajwe na Gitoko. Gitoko aragira uti mu by'ukuri papa wanjye nimba ari ikintu kimbabaje kuva nabaho ni papa wanjye ujyamwereka umwuzukuru. Ibi bintu birambabaje cyane, mu byumve umutima wanjye ufite agahinda n'intimba, ndenda guturika umutima. Ndasaba abakunzi banjye bambe hafi kubera ko mu by'ukuri ibintu bimbayeho nagahoma munwa. Ubwo uwitwa Bibarwa n'uwitwa Gitoko, impamvu nkomeje kugenda nkoresha Bibarwa na Gitoko, uyu musaza yitwaga Bibarwa ndetse na Gitoko aza kuba afata amazina ye yongeraho izina rya se ahita yita Bibarwa Gitoko. Ubwo benshi mu by'ukuri bari bazi urukundo uwitwa Gitoko yakundaga Bibarwa se, bagakomeza kugenda bavuga uti Gitoko afite agahinda, turamwumva Gitoko afite agahinda, kuko numureba nawe urumva nyine ko agahinda urakabona mu maso. Ubwo Gitoko kugeza kuri aka kanya abakunzi be ndetse barakomeza kugenda mwihanganisha bamubwira uti pole nyuma yuko mu by'ukuri ubuze papa wawe, ihangane ntaki. Ubwo kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda atugeraho. Ndagira ngo uwitwa Bibarwa akaba na se wa Gitoko yamaze kwitaba Imana mu ijoro ryakeye. Ariko benshi mu by'ukuri mu bari bamuzi bazi ko ari umusaza nyine ukunda Imana cyane. Mu bintu bijyanye no gusenga uwitwa Bibarwa papa wa Gitoko akunda gusenga Imana. Ni umuntu usenga Imana igakingura amarembo y'ijuru. Ariko burya uko waba usenga kose buri muntu mu by'ukuri aba afite igihe yagenewe kuri iyi si. Ubwo ntabwo Imana wayikangisha ngo nge ndasenga cyangwa se mu by'ukuri ngo ndi umukristo. Hoya, Imana yo igihe yakugeneye ku isi nikizashira izagucyura. Ubwo ngubwo kugeza kuri aka kanya uyu musaza arashengura benshi. Ndagira ngo umuryango wa Gitoko niwo uzi agahinda ufite. Uwitwa Gitoko nge ukomeza kugenda umubona
ndabona agahinda mfite ni kenshi cyane ninkubwira ngo Gitoko aragererewe uze kubyumva utyo. Gitoko aragererewe ariko nyine nta kundi yabigenza uretse kumwenyura, ariko ni kwa kundi mu by'ukuri usekera hejuru y'agahinda. Ni hahandi umwenyura bavuga ngo mu by'ukuri amenyo atagahinda mu nda yarangiza agaseka cyangwa se akamwenyura. Ubwo uwitwa Bibarwa n'uwitwa Gitoko mu by'ukuri nureba ubushuti bari bafitanye uraza kubona ko nawe kumubura ari ikintu kitari buze kuba cyorohera Gitoko, kuko Gitoko yageze naho kubera urukundo akunda se arangije aravuga uti ngomba kwitwa izina rya papa wanjye mu buhanzi. Ndagira ngo benshi muzi Gitoko mu bihangano bye yitwa Gitoko Bibarwa, ariko ntabwo yiswe n'ababyeyi Bibarwa, ahubwo Bibarwa yarikomoye kuri se. Aravuga uti papa wanjye ndamukunda ngomba kwita Bibarwa. Ubwo benshi mu by'ukuri bari bazi ukuntu Gitoko akunda Bibarwa se, urabona nyine benshi mu by'ukuri bafite agahinda, kuko nubona agahinda Gitoko afite arakomeza kugenda n'agatera abakunzi be. Kuri aka kanya ndagira ngo muraza kunyemerera n'amakuru amaze kutugeraho, n'amakuru yamaze kuba asakazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uwitwa Bibarwa papa Gitoko akaba mu by'ukuri yapfiriye mu bitaro by'umwami Faisal. Ubwo nyine bakomeje kugenda bamujyana CHUB, bakomeza kugenda bamujyana mu bindi bitaro bitandukanye bagira uti umusaza mumuvure, ariko biranga. Ndagira ngo hari igihe ugeramo indwara zikakuza zikagutigisa, ninkubwira ngo indwara zikagutigisa uze kubyumva. Ni hahandi indwara imwe ivamo hajyamo nyine za ndwara za rusoka zikakugeraho zikakugerereza. Ubwo uwitwa Bibarwa se wa Gitoko nawe yaragererewe cyane, nta bitaro mu Rwanda atigeze yivurizamo, ariko ku ijoro ryakeye ibitaro bya Faisal niho mu by'ukuri yaje kuba agwa, ndetse ni nabwo amakuru yaje kuba atugeraho agaragaza ngo umusaza Bibarwa aratabarutse. Gitoko bazamukoze iyi nkuru mu matwi yumve nyine ntabwo byari ukuntu nyine wumva bakubwiye ngo umubyeyi wawe yapfuye, nyine ukumva ni ibintu bitanabaho empress, ukavuga uti ibi bintu ntabwo byashoboka. Hari ukuntu uba bakubwiye ngo umuntu wawe yitabye ukavuga uti ntabwo bibaho, ukabyemera ari uko bamusohoye mu nzu mu by'ukuri bagiye kumurenza witaka. Ariko hari ukuntu nyine ibintu biba ukabona n'uruhererekane. Gitoko ndagira ngo abari bamuzi muramuzi ko ari kugenda muri Iwacu na Muzika Festival, ariko ntabwo bije kuba bimukundira ko akomeza. Ndagira ngo Summer Countries Tour ni igitaramo cyahuriyemo The Ben, ni igitaramo cyahuriyemo Bwiza, ni igitaramo cyahuriyemo Bruce Melody. Uwitwa Gitoko nyuma yo kuva muri Summer Countries Tour yari yatangarije abakunzi be ko agiye gutegura igitaramo ku giti cye. Aka kanya tuvugana yahise agikansaringa cyangwa se yahise agihagarika bitewe nuko cyari kiri hafi. Urumva ntabwo mu by'ukuri yahita abihuza no kubura se nyine ngo ahita bikora bimworohere. Ndagira ngo abakunzi ba Gitoko muze kumwumva, kuko agahinda afite nawe ari wowe wakumva, kubera ko Gitoko yakundaga se ku rwego hahandi nyine bya bindi biri heavy. Ninkubwira ngo bya bindi biri cyane uze kubyumva. Ninkubwira ngo kugeza kuri aka kanya uyu muhanzi muze kumusengera ndetse kandi mumube hafi, bitewe nuko arakomeza kugenda asaba abakunzi be ababwira uti muze kumfasha mumbe hafi, kubitewe nuko mfite agahinda kenda kunturitsa umutima. Hari ukuntu nyine ubu n'umubyeyi wawe waryama bikanga, wakicara bikanga, wajya muri studio kuririmba naho bikanga, wagira ngo useke ukabura icyo ukora ugahanga Imana amaso gusa. Ni nabyo biri kuba kuri Gitoko. Noneho wareba urukundo uyu musore yakundaga se ukaza kubona n'urukundo ruri heavy, n'urukundo rwa cyane pe. Gitoko akagira uti ngewe papa wanjye arancengwe arambabaje, kubera ko nyine ni ibintu mw'ababyeyi mwe bibabaje cyane kubona papa wawe ashobora kugenda ufite amafaranga yakwishyuriye amashuri nta bihugu utizemo, ariko bikarangira mu by'ukuri arakubwira uti wambabariye ukama kuzukuru, wambabariye ukanyereka umukazana, bikaza kurangira apfuye utamumweretse. Gitoko ndagira ngo abamuzi muramuzi, nyuma y'iminsi mike ya promisinze abakunzi be ko agiye kubereka umugore bazabana cyangwa se umukobwa agiye kuzaterera ivi. Ariko sinzi ngo nyine hari icyo bizaba bikimaze, bitewe nuko byose yaragiye kubikorera papa we Bibarwa. Ariko bije kurangira uwitwa papa Gitoko cyangwa se Bibarwa aje kwa muzikuri yitaba Imana. Gitoko yatekereza agahinda papa we aryanye, bitewe nuko atabonye umukazana w'umwana we, ukabona ko muzikuri Gitoko nawe ako gahinda numureba mu maso uraza kumubonamo ako gahinda.
afite agahinda kenda kumuturitsa umutima, ninkubwira ngo kenda kumuturitsa umutima uze kubyumva gutyo, kuko nawe nyine wabyumva. Tekereza kubona papa wawe buri munsi akubwira uti mwana wanjye mbabarira uzanyereka umukazana, mbabarira nkeneye kureba umwuzukuru, urabizi ko ari we muhungu ngira nkunda, mbabarira nakoze buri kimwe ku buzima bwawe, mbabarira unyereke umukazana. Benshi ubwo mu by'ukuri bari kumva agahinda kabibarwa ajyanye, cyangwa se uyu musaza wapfiriye muri Faisal ajyanye, ndetse na Gitoko nawe akaba afite akandi agahinda kose karasa, uretse ko nyine kuko adashengura kimwe, ariko ninkubwira ngo agahinda kose ndetse n'urupfu rusa n'urundi, uretse ko bitaba bimeze kimwe. Ubwo muraza kunyemerera aya makuru tuyatangirire ahangaha. Ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru yakomeje kugenda ashengura abantu benshi cyane. Ndagira ngo kuri iyo screen yawe uriho kureba umusaza bibarwa, ndetse ukanahabona umusaza Gitoko. Ubwo nise n'umwana, ariko nuza kumva bibarwa inshuro ebyiri uraza kwihangana, bitewe nuko bibarwa ni se wa Gitoko, ariko kandi bitewe n'urukundo Gitoko yakundaga se, yaje kuba yongera ku izina rye ho bibarwa. Ndagira ngo uyu musaza bibarwa yapfuye ku ijoro ryo ku itariki 26 apfira mu bitaro by'umwami Faisal. Ariko ninkubwira ngo uyu musaza nta hantu na hamwe atagiye yifuza, uze kubyumva gutyo, kuko nta bitaro na bimwe mu Rwanda atigeze yivurizamo, uretse ko bahise bamujyana mu by'ukuri ku bitaro by'umwami Faisal. Ubwo akaba yaravanwe mu by'ukuri mu bitaro bya CHB cyangwa se CHK. Ariko uyu musaza indwara yararwaye ni indwara mbi cyane, kuyikira ndakubwira ngo byari bikubiye gake, cyangwa se mu by'ukuri ntabwo byari kuba bihabwa amahirwe menshi. Ubwo hari indwara mu by'ukuri benshi mu basaza bakomeza kugenda barwara, ukavuga uti byanga byakunda papa wanjye araza gupfa. Gitoko akimara kumva ngo se ararwaye, yahise agera mu gihugu cy'u Rwanda. Akimara kuhagera mu by'ukuri asezeranya papa we ko agiye kubyihutisha, akahita ashaka umugore. Nimba ari ikintu gikomeje kugenda kibabaza bibarwa cyane cyane, ni ukuba ngo se agiye mu by'ukuri cyangwa se atabarutse atabonye umukazana we. Uwitwa bibarwa na Gitoko bakundanaga urukundo ruri heavy, urukundo rukomeye cyane, kugeza naho umwana ashobora kuvuga uti bitewe n'ukuntu nkunda papa wanjye, reka mu by'ukuri mwiturire kuyita izina rye mu bihangano byanjye nkora abantu bamenye nka papa. Ubwo abamuzi ndagira ngo bamwitaga Gitoko bibarwa, ariko batazi ngo ese mu by'ukuri bibarwa rikomoka he cyangwa se rikomoka kuki. Ubwo bibarwa ni izina rya papa Gitoko, ariko bitewe n'urukundo witwa Gitoko yakundaga se, aravuga uti ngiye kuyita izina rya papa mu buhanzi bwanjye. Ndagira ngo namwe nyine murabyumva. Uyu musaza ninkubwira ngo yababaje abantu benshi cyane, yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, yapfuye nyine avuga uti ndashaka umuhungu wanjye. Ariko Gitoko ntabwo mu by'ukuri yari ahari. Ndagira ngo nyine murabizi ko ari umuhanzi, abagenda nyine ategura, ndagira ngo nyine gufata ibintu by'ubuhanzi murabizi, murabyumva neza ndabizi. Ariko ubwo mu by'ukuri uyu musaza yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, n'urupfu rwakomeje kugenda rubabaza abantu benshi cyane, cyane cyane abo mu muryango wo kwa Gitoko. Kugeza kuri aka kanya Gitoko arakomeza kugenda atangaza amagambo yakomeje kugenda akora benshi ku mutima. Ni nyuma y'uko rero mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda atangazwa, arakomeza kugenda agaragaza ko uwitwa bibarwa papa wa Gitoko azasezererwa ku munsi w'ejo, akaba mu by'ukuri ashyingurwa. Ariko ubwo Gitoko arakomeza kugenda yicuza impamvu atashatse mbere ngo yereke mu by'ukuri papa we umwuzukuru nk'uko yari yarabimusezeranyije. Gitoko nyine murumva ko atabura agahinda ku mutima we. Abakunzi be muze kuba mumusengera cyane, ndetse kandi mumube hafi. Babandi bafite amagambo akomeretsa, nyaboneka ndabasaba ngo nanabingingira ku Mana ize kuborohereza, nimuze kwa mu by'ukuri mukoresha amagambo nyandagazi ku rupfu rwa Gitoko, by'umwihariko abanyamakuru. Reka mbashimire.